iyo umuntu ubona agenze uko atarari uko utamutekerezaga yambara uko utamurumuzi ari ukuntu nyine bahindura ngo yagura zabo ariko nanone ibyo sibyo bitanga amahoro mu buzima bw'ubukristo. Ibyo bintu byarakugoye byo kwatura? Byarangoye kubireka. Byakugoreye iki se kandi abandi bitabagora? Amahoro mba numva nta kintu na kimwe naho Kristo kwa kundi twagiraga ubwoba ngo mbese Kristo aje najya he. Urumva ntabwo ntewe ubwoba ngo najya hehe ngo najya hehe. Aho uzajya si ikibazo. Ntabwo mfite ubwoba, numva ko Kristo ari muri nge nanjye nkaba muri we. Turabasuhuje mwese abadukurikira kuri channel yanyu Kristo muri twe TV. Imana ibaha umugisha cyane mu izina rikomeye rya Yesu. Aho uherereye bishobora kuba bitameze neza cyangwa se bimeze neza, shima Imana. Bitanameze neza, shima Imana kuko ugihari. Iyo Mana yagiriye neza wa wundi nawe ibasha kukugirira neza. Uri kumwe na Prophet Moridekayi. Hanyuma reka kuri kamera murabona imbere yanyu umugabo mwiza cyane Imana yagiriye neza, afite byinshi byo kutuganiriza. Pita Pierre. Yes. Wabagahe. Nariyo ngiyo. Ko wabuze? Ntabwo ari cyane. Soza abadukurikiye ubabwira amazina yawe. Muraho neza mwese. Amazina yanjye nitwa Pierre Nshimiyimana, kubatanzi ndi umupapa w'umudamu umwe n'abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Imana yangiriye neza, ubuntu bw'Imana bwarabonetse, mfite umuryango, ndashima Imana. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Peter Pierre Nshimiyimana, arakazina kera bakwitaga abantu bakubuze. Nzwi ku mazina menshi. Kamunezero. Shalom Munezero. N'ayandi nkayo. Turagushimiye cyane kwemera kwitabira ubutumire bwacu. Imana iguha umugisha cyane. Peter, amakuru y'iminsi none? Amakuru ni meza. Umeze neza? Gake. Ikigaragara umeze neza, wabaye papa w'abana. Ariko ko ntajya numva umuntu uvuga ngo ndi umugabo w'abagore babiri batatu, bose baba baza bavuga ngo ndi umugabo w'umugore umwe. Ubwo nibo baba bashaka cyangwa nabo bafite barabahisha cyane, bumva nyine ari umwe. Ubwo ahandi nyine iyo bagiye n'ahandi cyangwa iyo bageretseho ubwo abarumva ari n'ubundi buzima bundi nyine baba badashaka kugaragaza, kuko ari ubuzima bashaka kugaragaza ngo baburatire n'abandi baza bakabivuga. Ubwo n'ubuzima buteye isoni kuri bo, kuri abo bantu bagira abagore barenze umwe. Reka ngaruke ku ntego yacu. Uyu munsi twagutumiye kugira ngo dusangize ubuhamya kubera inkuru numvise. Nakumvise inkuru kandi itari nziza. Hari umuntu twahuye ngo mwahoze musengana, hanyuma uwo muntu arambwira ati, ndamubaza amakuru ariko ya Peter ko namuheruka. Arambwira ati rero Peter buriya yaraguye asigaye ashyiraho n'imisatsi, ngo icyo gihe yari yakubonye washyizeho ngo igisuku, ngo ubundi ukayikaraga. N'ubwo ndabona ikaraze, njyewe ntabwo mbifata nk'umuntu waguye. Arambwira ati twebwe twarasenganye ariko Peter yaje kugwa. Se Peter waraguye koko? Ubwo siyumbaza aho yabonye naguye, kuko nje numva nta kibazo mfite. Numva ngenda nemye, nta muntu njya nihisha. Iyo ngenda singira isoni ngo umuntu ngo ndahurana na runaka ngo aranseka hoya. Ko naba ameze kose nje mba numva ntaguye. Ibyo byo kugwa rero sinzi ubusobanuro bwo kugwa vuga. None se ubundi kugwa kuri wowe ni iki? Kugwa nyine numva ko yaguye byagenze bite? Nyine kugwa ku muntu nje numva ko ari ukwikubita hasi. Kugwa no ibyo ngibyo mu madini ari ukuntu babivuga. Ese iby'amadini nuko iby'amadini nanjye mbifiteho ukuntu nari mbizi cyangwa mbiziho. Iyo umuntu ubona agenze uko atarari uko utamutekerezaga yambara uko utamurumuzi ari ukuntu nyine bahindura ngo yaguye. Tuvuge wenda n'urugero, niba yambaraga itisi ejo ukamubona yambaye ikoboyi. Ese niba yambaye n'ikoboyi, yambaraga n'ikoboyi ariko ejo ugasanga wenda yambaye nk'ipantaro imwegereye cyane, cyangwa se ugasanga niba yambaraga ibishati binini, amashati manini, ugasanga muri we yahindutse wenda se arambara ibodi
ibintu nk'ibyo hari ibyo abantu benshi bagenderaho ntiwamenya ngo kugwa ni gute, habaho ubuzima bwinshi. Nase Peter nk'umuntu w'umukristo umaze n'igihe kinini mu bukristo, yego, ubundi ubukristo buba mu misatsi no mu myambarire no mu nyogosho? ku bwanjye ndagusubiza nkanjye ntabwo ari aho biri. Bubahe ni ubuzima umuntu agomba kubamo yishimye. Ubukristo ni ubuzima umuntu agomba kubamo yishimye adafite birantega, ahubwo yumva ko ari mu butsinzi. Yego. None abavuga gutyo ko ubwo ngo bigaragarira ku byo umuntu yambara, ibyo umuntu uko asokoza n'uko agira ate, ku buryo babonye umuntu ufite imisatsi iboshye ari umuhungu wambaye uduherena wakaraza imisatsi nk'uko kwawe, avuga ko atari umukristo. Urababwira iki? Nje sinziriko kugira umusatsi uri umugabo cyangwa se uri umusore, nje numva atari ikibazo. Kuba wawukaraga twumva benshi bagiye na Yesu, iyo tubonye iriya shusho ya Yesu berekana niba ari nayo, si tubona afite imisatsi myinshi miremire. Nese iyo tubonye abo bagendanaga ntibabaga bafite imisatsi, ntibambaraga se amakanzu. Ariko ubu ngubu njyewe nambaye ikanzu nkajya mu rusengero runaka, nk'aho insengero naciyemo, mu madini naciyemo, akenshi wasanga batagize gute, bavuze ngo naraguye. Ariko ngo na Samusoni yari umurasta, ngo arafite dread cyane rwose, yakaragaga imisatsi. Kandi ngo arafite imbaraga z'Imana cyane. Hanyuma ngo kuboha imisatsi no ahubwo ari akandi ngo hari ibyo banywa, ibyo banywa. None se ibyo banywa n'ibyo barya, n'ibyo barya, abo bose bafite ibyo baryaga kandi n'ibyo banywaga, kandi ugereranyije kuri ubu wabyita ko nyine ibyo abantu bubu bagenderaho bavuga ngo ni ubukristo cyangwa ni abakristo, wasanga ahubwo nta wakagombye kubagira gute yinjira mu rusengero. Hanyuma Peter, hari uwo muntu umubaza yarambwiye ngo hari n'ibintu usigaye wizera ngo bitandukanye n'ibyo wizeraga mbere. Ubundi mbere wizeraga iki ku buryo ibyo wabihinduye abantu bagatangira kukwibazaho? Cyangwa barakubeshye nta n'ibyo wahinduye? Oya, hari cyahindutse kandi hahindutse uwo nabayeho ndishimye cyane. Amen. Ubundi mbere ko nasengaga, simvuze ko n'abasenga gutyo nabo bagize umugisha babona ibyatugezeho. Hari ubwo twasenze kenshi, hari abo twasenganye benshi, harimo n'uwo wakubajije, yarakoze cyane kubona ko nahindutse. Ariko nangira ngo mubwire ko mu mutima wanjye cyangwa n'ubuzima mbamo numva nishimye. Nubwo bukristo avuga numva mbwishimiye, ubwo buzima bw'ubumana numva mbwishimiye. Bitewe n'iki? Kubera ko nasenze amajoro, nasenze niyiriza cyane. N'ubu ariko si bivuze ko ntasenga amajoro cyangwa ngo naniyirize, biterwa n'ubuzima nashatse uburyo nashatse gukoreshamo nsenga. Ariko abo twasenganye hari uburyo ki twasengaga kugira ngo amahoro ngwaze, ariko nkabona nta mahoro azi. Ubwo buryo butubwire, ubwo buryo waburetse kandi ukumva uretse ikintu ngo abandi bakavuga bati ubwo aretse ibi ubwo araguye. Urebye ikintu kiriho kinini kigari cyane ni ikintu bavuga kwatura ibyaha. Ubuzima iyo twabaga tugiye gusenga wasangaga turimo ngo duhendahenda Imana tureba ko yatwishimira, tukayitereta ngo Mana umbabarire ibi, Mana umbabarire n'ibyo ntayikoreye. Nkayisaba ibyo ntayikoreye, ahubwo nakoreye, wenda nakoreye mu rugo se, abo mu rugo nabarakaje, abo mu rugo nabimye amazi, nagombaga kujya kuvoma, ugasanga ngo Imana imbabarire ko nasuzuguye, sinagiye kuvoma, sinagize gute. Nkumva ko umuntu yaza akambwira ngo Imana imbabarire, nkumva ko aribwo buzima nyine nishimye. Ariko ubu ngubu rwose si uko nkwiye gushishikariza abantu kuvuga ngo nibasuzugura ababyeyi se cyangwa nibareke gukora ibyo mu nshingano zabo, ariko nanone ibyo si byo bitanga amahoro mu buzima bw'ubukristo. Ibyo bintu byarakugoye byo kwatura? Byarangoye kubireka. Byakugoreye iki se kandi abandi bitabagora? Byampaga ubundi buzima, nkahorana ubwoba, naba ntatuye nkumva ko ntashobora gusenga. Ese niba ntabonye uwo naturira nkumva ko ntashoboye gusenga ngo Imana inyumve. Icyo kintu cyarangoye cyane kuko cyarambase imyaka myinshi cyane y'ubuzima bwanjye.
iyo maze ku isi, imyaka maze ku isi, hari igihe kinini nabayeho nitwa ngo ndi umukristo ariko nsengana umubabaro. Ntazi ngo mbese bimeze bite, ntazi ngo mbese nzajya mu ijuru, iryo juru tuvuga, icyo duharanira, ntazi ngo mbese Imana inyishimira mu buhe buryo. Ibyo sinari mbizi. Nari nzi ko ngo ari uguhendahenda Imana, nari nzi ko Imana iba iri hari ukagenda ukayihendahenda, wenda nk'igicamunsi wahereye mu gitondo, nk'igicamunsi cyagera nkagira ngo nibwo Imana imbabariye, kandi nanone nava aho hantu nkongera nkahura n'ibituma Imana itanyishimira, nkahora muri bya bibazo bimbaza ngo mbese nzageza ryari, mbese nzishimirwa n'Imana ryari. Aribyo byatumaga mva mu masengesho nkasubira mu yandi. Urumva, uyu munsi nasenze ngo ndi kwiyiriza, ejo nkongera nkasenga ndi kwiyiriza. Si uko ubu ntasenga, ariko gusenga sinkisenga mvuga ngo ni ukwiyiriza kugira ngo nature, ni ukwiyiriza ngo nsabe Imana imbabazi ndebe ko yambabarira, kuko ari ibyo byari kuzatuma ahubwo ntaba umuntu. Ubu rero ndishimye ubuzima nsengamo, mbamo bwo gusenga, nsenga numva yuko nababariwe ibyaha byanjye, narabibabariwe cyane, ko icyangoraga cyane ni ukumva ntafite kubabarirwa, ariko ubu numva narababariwe. None ubwo butumwa cyangwa se iyo myizerere mishya wayigize ute? Yaje ite? Wahuye nayo gute? Nagize umugisha, navuga ngo cyangwa nakwishimira ko n'abandi bahura nawe. Ni ibintu byaje bigoranye, ariko biza mu gihe nari mbikenye, nari mbabare cyane, bigoye. Nza kugirirwa umugisha, mpura n'umuntu anyigisha ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza rero ishingiro ryabwo. None se ko wasengaga tukiri aho, wahuye n'umuntu akwigisha ubutumwa bwiza, n'ubundi warasengaga, wabaga no mu idini rya Gikristo, wigaga iki kitari ubutumwa bwiza? Ikintu kitari ubutumwa bwiza cya mbere ni uko nasengaga, ariko nkumva ndasenga sinzi ko nzajya mu ijuru, cyangwa ngo imyaka yose wamaze muri iyo myizerere ya mbere muri iryo dini wari utarahura n'ubutumwa bwiza. Yego. Dukomeze rero, waje guhura n'ubutumwa bwiza. Yego. Hanyuma ubutumwa bwiza rero ni ubunyereka icyo Kristo yankoreye, icyo Yesu Kristo. Nabundi nahoraga namamaza Yesu, nkanamuririmba cyane, yewe nkanarira bya Yesu, zirikana imibabaro ye, nkarira cyane, nkaboroga, ariko simbe mu buzima bwo kwishimira ibyo yankoreye. Rero nagize umugisha, umuntu anyigisha ibyo Yesu Kristo yakoze, anyigisha ibyo gupfa kwe, anyigisha ibyo kuzuka kwe, byose bituma ngira amahoro. Yego. Ibintu wamenye by'ingenzi muri iyo myizerere mishya wagiyemo ni ibihe? Namenye yuko icyazanye mu isi Yesu Kristo ari ukugira ngo mbabarirwe ibyaha. Umugambi Imana yari ifite kugira ngo Yesu Kristo aze hano mu isi, ni ukugira ngo mbabarirwe ibyaha. Icyo ni cyo kintu cya mbere, niyo ntego ya mbere. Kandi no kugira ngo bwa buzima bw'umuntu wababariwe mbunezererwe, mbeho nishimye, mbeho muri ubwo buzima nezerewe, mfite amahoro, mfite ibyishimo, mfite kugubwa neza mu mutima. Kuko ubundi narasengaga ariko nkataha mfite ubwoba, nyamara tukavuga ngo Imana yatwishimiye, yavuganye natwe, ariko ugasanga hari akantu nibuka. Ndibuka ko hari icyaha umuntu yambwiye ngo ni nature, ndacyatura, arangije arambwira ngo Imana iramubwiye ngo ninkisubiramo ngo nzacika amaguru. Icyo kintu cyahoraga kintera ubwoba, kandi nanone kukireka byari byaraje. Waje kugisubiramo? Kuko izo mbaraga zo kwirekesha ibyaha ntazo nari mfite, nubwo naharaniraga kuvuga ngo ndeke ibyaha, ariko Kristo ni umwami. Amen. Yego. Waje kugisubiramo ucika amaguru, ntiwayacitse? Ndebana amaguru yose, mfite amaguru yose, naje nigenza, nta kibazo mfite. Urumva, gusa hari ubuzima nishimiye, hari ibyo kwishimirwa, hari, ariko nanone sinavuga ngo nuko ngo nabyatuye.
nk'ubwo urumva n'urugero niba umuntu yambwiye ngo nusubira mu byaha ibi n'ibi sibyo uzagira gute uzacika amaguru tuvuge n'urugero nko kubeshya baza umuntu ambujije kubeshya kandi ni ibintu nisangamo naba mbishaka naba ntabishaka ariko singiye kuvuga ngo namamaze ko umuntu akwiye kubeshya ariko ntabwo ubwo buzima bwo kuvuga ngo ngiye kubaho mu buzima ntabeshya sinabushobora ari njyewe ariko ku bwa Kristo nzi ko hari ukunesha no gutsinda. Amen. Yego. None Peter, ku bintu bijyanye n'imirimo y'Imana ibitangaza kuva wamenya Imana wamenye Imana ubundi ryari? Namenye Imana ubwo nakiraga ubutumwa bwiza pe. Aha, kuva wamenya Imana rero ni iki kintu mu buryo bw'umubiri cyakubayeho ukavuga ati iki kintu gikozwe n'Uwiteka ku bwanjye byiringiro byari ntabyo cyangwa se n'abantu babonaga ko kidakwiye impuye n'Imana muri iki gitangaza? Yego. Ikintu ubu navuga ubutumwa bwiza bwazanye kuri nge narabohotse mu mutima ariko noneho hari ikintu mu buzima busanzwe cyambayeho numva kiranejeje. Ni ukuba ndi umugabo, ndi umupapa. Ndi umupapa kandi numva mpamya ko Kristo yangiriye neza cyane kuko ubwo buzima nabagamo sinibaza ntabwo nanabitekerezaga ko naba umugabo. Wabiterwa n'iki se cyatuma gutumva ko waba umupapa? Nta byiringiro by'ibyo nari mfite. Ariko muri kwa kubohoka muri kwa kugira amahoro ibyo byose byatumye buwundi w'uyu munsi. Yego. Hari icyo byanzamuyemo binzamuramo n'ubushake bwo kumva ko nkwiye kuba umugabo. Yego. Ubu uri umugabo? Ubu ndi umugabo. Ufite abana? Cyane. Ndanezerewe. Amen. Amen. Papa nde? Ndi papa Sera. Umuhungu wanjye w'imfura yitwa Nshimiyimana Corinne Sera. Umukurikira ni umukobwa akaba yitwa Nshimiyimana Sera Mira. Nawe ariko twashima Imana? Yego, nanjye nitwa Nshimiyimana. Yes. Mu mpera z'uyu mwaka niki washimaho Imana ku bijyanye n'ubutumwa bwiza ku rugero ugezeho mu kwizera? Mu kwizera. Mu mpera z'uyu mwaka hari byinshi twibutsa abantu ko turi mu mpera za 2025 twinjira 2026. Yego. Mu mpera z'uyu mwaka rero nuko nta kiruta ko mfite amahoro mu mutima hose kandi n'ubuzima mba numva mfite amahoro. Mba numva nta kintu na kimwe naho Kristo kwa kundi twagiraga ubwoba ngo mbese Kristo aje najya he. Urumva ntabwo ntewe ubwoba ngo najya hehe ngo najya hehe. Aho uzajya si ikibazo. Ntabwo mfite ubwoba numva ko Kristo ari muri nge nanjye nkaba muri we. Nose ntiyavamo wakoze ibyaha? Reka wose yaba ari Kristo ugiye. Cyangwa nanjye sinaba ari njyewe waba uvuye muri we. Njye twamaze kuba umwe. Mwabaye umwe? Twabaye umwe. Ubu ntabwo ukiri muri abantu basengera iherezo ryiza? Reka icyo kintu cyarangoraga nahoraga nsaba Imana ubugingo nkibaza ngo mbese ko ndi gusaba Imana. Ndibuka hari igihe twasoje amasengesho y'iminsi 3 Imana umuhanuzi avuze ngo Imana ibahaye ubugingo ngo bambitse ngo amakanzu yera ngo ariko ngo dore ngo mugiye kujya hanze ngo mwitonde ngo imbwa ngo niba ari imbwa zitayarukira sinzi ibyo yavuze ngo zitayanduza ayo makanzu. Urumva ariko ikintu cyantangaje icyo gihe nigaga mu 3 segonderi. Icyo gihe noneho birangije nkiva mu rusengero nkiva aho twari turi mu cyumba turi gusengera nagiye muri dorutwari batubwe umuntu wagombaga kuba yanzaniye ibiryo nsanze atabinzaniye kuko yari azi ko ndi busoza amasengesho. Nagize umubabaro cyane ndanamurakarira cyane ndanamubwira nabi cyane ariko nyuma nanone ndibaza mbese ubu ngubu ko Imana yampaye ubugingo Satani akababurukiye nzabukura hehe? Nubwo n'ubundi buzima bwose umuntu yagiye acamo bumutera ubwoba yumva ko nyine atandukanijwe na Kristo ariko ijambo ry'Imana ryaje kunyereka ko ndi umwe na Kristo ndishimye mbayeho ndamahoro. Amen.
Amen. Yego. Uyu munsi se ku kintu kijyanye no gukiranuka cyangwa se kuba uri umukiranutsi, abantu benshi umuntu abagishidikanya, wowe ubukiranutsi urabufite? Je numva ndi umukiranutsi uko ndi, uko Kristo ari. Kristo uko ari niko nanjye ndi. Kristo niba nta mubaraho ibyaha, ngenda ajya kubyibaraho gute? Kandi narumvishe niyumvamo ubuzima bwose mfite ko ari ubwa Kristo. Ubwo abagutekereza ko waguye tubabwiriye. Ubwo ibyo birabareba, ahubwo mbese ntabwo ari njye babwiye ko baguye, uko naguye. Ahubwo ni Kristo bari kubwira ko yaguye. Nibagende bamubaza ubwo Kristo basenga, mbese waraguye? Ko uriya ari gusa kuriya, bite bimeze gute? Ko aba muri ubu buzima, ko anywa ibi cyangwa ko arya ibi, kubera iki? Wowe waraguye. Ubwo nyine niwe nabaza, kuko ngiye kumbaza ntacyo bimbwiye. None se ko bababaza wowe suri Kristo? Ngewe umbonye ababonye nde? Ngo iki? Ngewe na Kristo turumwe. Rahira cyane rupe. Aha, ubwo abavuga ko waguye basubiza amerwe mu isaho Peter cyane. Jean Pierre, genda umukristo nzahora. Jean Pierre ndashima Imana aracyahagaze. Ndahagaze pe. Uhagaze neza cyangwa nibwo uhagaze ahubwo mbere nibwo waruguye? Cyagiye buriya nari nguye. Nese urumva ahubwo se nibe no kugwa. Nibe no kugwa wagwa kubera ko wigeze uhagarara. Ariko se kiragiye narindi sinarinzi Yesu wavuye mu ijuru. Sinari Yesu wavuye mu ijuru, yambohoye ingoyi zose narifite. Haleluya, sigaye ndirimba Yesu. Aha, ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, bose ni igitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we wera ni ujya unyobora, uzangezi wanjye mwishura. Sewe uvukana n'abana bangahe? Tuvuka turi abana babiri twenyine, ndetse tuvuka turi impanga. Nabwo n'ubuntu Imana yagize. Ufite impanga yawe? Yego. Yes, Peter turagushimiye cyane. Yego. Wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Hari ikintu nshaka kugusaba. Yego, murakoze. Hari abumva wamenye Yesu, uri umukiranutsi, uri umwe na Kristo, ariko abantu benshi ntago bazi uko kuri. Yego. Cyangwa se umunezero ufite, ndibaza ko hari n'abandi benshi mwabanye mu makorari, mu byumba, mu magrupe atandukanye. Ndagira ngo usengere abantu, usabire abantu kumenya Yesu. Yego. Ahari yenda uko kuri wamenye, nabo nibakugira, nibagira umugisha wo kukumenya, bazakumve bitagoranye. Imana iguhe umugisha, karibu usenga, ubaheshe umugisha, unabasabira mu izina rya Yesu. Mana Data, mu izina rya Yesu, kubw'ubuntu bwa n'ineza yawe, turagushimye ineza watugiriye, tugushimiye ubuntu bwawe butarondoreka, tugushimiye amahoro watuzaniye, tugushimiye ko wemeye kuza mu isi kugira ngo udukize ibyari bituremereye, byari ibyaha byatumaga tutandukanywa n'Imana, byari ibyaha. Tugushimiye ko watuzaniye ubuzima butuma twishima, butuma tubaho tunezerewe, dufite amahoro. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze kugira ngo ubuntu bwawe ubusakaze mu isi yose, abatakuzi barushaho kukumenya. Mu izina rya Yesu, abicaye mu gicucu cy'umwijima, abo ngabo ubuntu bwawe bubagereho. Shoboza abamenye ineza watugiriye, babashe kugenda hirya no hino, bavuge barangurure, kugira ngo abo bose bari hirya no hino bari mu bwihebe, aho batazi Kristo waje bamumenye. Tugushimiye kubana natwe, tugushimiye ko uyu mwaka waduhaye kuba ubamo, tugushimiye ubuzima waduhaye, tugushimiye ubwo tuzaniye muri uyu mwaka wa 2026. Mu izina rya Yesu Kristo ushimwe, amen. Imana iguhe umugisha Peter, ubuntu bw'Imana bukubeho mu izina rikomeye rya Yesu, amen.